Hello mbanje kubasuhuza mbifuriza n'igitondo cyiza kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru tubaraje kugira ngo tubagezeho amakuru menshi aba agiye atandukanye. Amakuru y'uno munsi rero ni menshi mbanza gusuhuza abadiaspora abanyarwanda mwese mu mfuruka enye zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Mwese mbabwira nti igitondo cyiza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero nk'uko mubizi mubimenyereye, amazina ni yayandi. Ibi ni Ubumwe Show TV, amazina yuje kubaha ayo makuru cyangwa yuje ngo muganire ni Niyonkunda Eric, bazi ku izina rya Pastor Nzahoyankuye. Rero uyu munsi n'ubundi kubera yuko dufite ibintu byinshi byo kuvuga, byinshi, reka twe gutinda, ariko mbabwira ni mwibuke gukanda subscribe, mukore kukazogera, share, comment ni ingenzi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero amakuru yacu tuyahere n'ubundi kuri iyo foto y'uwo muntu murimo murarira muri screen. Nk'uko mubizi ni umunyamakuru wa Ubumwe Show TV. Amazina ye yitwa Niyomurinzi Monique, ni umukobwa tujya dukunda gukorana nubwo mumaze iminsi mutamubona. Amaze iminsi rero yarambutse igihugu, ari mu gihugu cy'abaturanyi hariya muri Uganda, ariko akaba yagarutse kugira ngo mu minsi mike n'ubundi tujye tugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Rero nk'uko muri kumubona n'ubundi ni Niyomurinzi Monique, akaba yaragiye adufasha mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, akaba afite byinshi atuzaniye kugira ngo tuzajya tugenda tuganiraho. Rero kugira ngo muzabashe kugenda mumukurikira no kugira ngo mukande subscribe, mukoreshe mukande kukazogera, like, comment, bibe ari ingenzi cyane kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi ntibikajye bibacika, ahubwo mujye mubibonera igihe kandi mubibone bigisohoka kugira ngo ntimubibone abandi batanze kubibona. Andi makuru menshi rero uyu munsi tubafitiye menshi tugiye kugenda tuganira muri iyi minota itarenze 5 yonyine. Tugiye kubabwira yuko hari andi makuru mwagiye mwumva, hari n'amafoto yagiye acicikana y'umwana muto. Uwo mwana rero mwagiye mumwumvaho byinshi. Ni umwana watoroguwe yakomerekejwe umutwe bikomeye. Uwo ni umwana watoroguwe yakomerekejwe umutwe bikomeye, ndetse amafoto yagiye acicikana mwagiye mubona ko yari ari kwa muganga. Amakuru rero yaje kuba yatugeraho nuko uwo mwana yaje kuba yitaba Imana mu buryo bugoye, kuko yari ababaye cyane, yari yamaze gukomeretswa. Kuko iyi si yo yamaze kwandura, ntago ikiri icumbi nk'uko Theo yabivuze. Theo yaravuze ngo iyi si yamaze kuba mbi, ntigikwiye kuba icumbi, kuko haje ibitwirukankana, haje indwara zidakira, haza ibiza n'ibyorezo, ngo niyo twarira tukahogora ntitwabona utugirira impuhwe. Niyo mpamvu rero umwana mutoya atigeze abona uwamugirira impuhwe, nibwo yaje kuba nyine yakomeretswa umutwe, bamukubise ikintu ku mutwe n'umubyeyi we. Amakuru yaje kuba ngeraho nuko nawe ubwe yaje kuba yitaba Imana, kuko we ari nacyo kintu cyatumye n'umwana bamwica, kuko bamumukomeretsa, kuko umubyeyi we bari bamubanje bamaze kumukomeretsa. Ariko mbabwira nti nyamara nyamuneka dusengere iyi si, dusengere iki gihugu, kuko ibintu birakomeye, aho umwana mutoya apfa utamenya ngo azize iki, agakubitwa ikintu mu mutwe, umwana utari wagira ubwenge ku buryo yagira uwabangamira, umwana ukiri muto cyane rwose akagenda akomeretswa. Ni ibintu bigoye kubyumva, ni ibintu bibi cyane, ariko dukomeza gusenga. So mbibutsa rero gukanda subscribe, share, comment, like ni ingenzi kugira ngo mujye mugenda mudukurikirana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Andi makuru hano tubafitiye ni amakuru y'abantu nabonye ejo bundi ku munsi wo ku cyumweru, bari bibereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, aho ari groupe yitwa Best Friend. Ni groupe nabonye yitwa Best Friend, ikora ibintu byiza cyane rwose byanejeje, aho bagenda bakihuza bagafatikanya bagasura
umuntu urwaye muri bo bakamufasha, barangiza kumufasha nibo babo muri kubona muri screen, bakamufasha kugira ngo abashe kugira iyo ava naho agera, bakamukora anniversaire. Uwo musore rero wundi muri kubona nawe ni umusore mutoya waje kuba witaba Imana,